Wasili wamaze kutubwira ko ubabaye kakabora kacyariho tangira Wasili match irarangiye igitego kimwe kuri kimwe ubanza utanyuzwe ntago nyuzwe kubera ko match yatangiye nabi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bari hanze ari benshi cyane ntago bigeze bashobora kwinjira muri stade kubera ko twagize ikibazo cya system ari nabyo nahereye mu gitondo ndimo ndasaba kuva kuri rura ntibirangire gutya gusa niba dushobora kubona event nk'ingi ishobora kwinjiriza amafaranga igihugu niba dushobora kubona event nk'ingi ishobora gutanga akazi ku bantu benshi ishobora gutanga n'ibyishimo ariko kuko ibyishimo nibyo bihenda kurusha n'ibindi byose twari bubone ikipe irahari Wasili ikipe irahari abantu bagira ubwo ikipe irahari finale ya Peace Cup Prince Olivier avuze ngo nakwishimira nongeye guhura na APR ku mukino wa nyuma cyane rikaho wamubonye cyane wamubonye Abedi wamubonye Richard Mediane ikipe yari imeze gutya komeza ikipe irahari oya masogo na makina ntunsige icyo narindi kuvuga niba twifuza abashoramari baza muri sport tunakeneye abafasha abantu kwinjira dukeneye abantu bari muri iyi industry nabo bagomba kuba bajyana n'iyo strategy turimo turavuga sport ubu yabaye industry ishobora kubyara akazi n'amafaranga na guverinoma y'u Rwanda yishyizemo akaboko uyu munsi leta y'u Rwanda ntagitinya gufata amafaranga miliyoni nyinshi ngo bashyire muri Arsenal muri Atletico de Madrid ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye turi no gushyira amafaranga menshi mu kwakira amarushanwa akomeye ibi bizakunda gute mu gihe tugifite abantu bacuruza amatike bafite iyi myumvire imeze gutya batarimo barajyana n'icyo kibazo cy'amatike cyabayemo n'ikibundi kari keza byatangiye ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport tuvugana nabo twaye akazi ko kugurisha amatike ubaza amasaha amatike yavuye muri system ya jaminze amasaha arenga 10 cyane amasaha arenga 10 uteranyije inshuro zose amatike yagiye ava muri system byabaye bibi cyane uyu munsi nyirizina abantu bari biteguye kugura amatike ndasaba imbabazi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ntago ari twe ni kampani twizeye tukayiha icyizere cyacu bikarangira dutengushye kuri iyi revo ndasaba imbabazi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport that's one icya kabiri sukubasaba imbabazi gusa ndimo nasaba n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ko iyi yakabaye inshuro yanyuma dukoranye n'iyi kampani icya kabiri ntibibe gusa inshuro yanyuma umuntu wese umukuru w'igihugu adusaba ko umuntu wese udoye serivisi mbi tugomba guhaguruka tukamurwanya none se Wasili ikibazo cyabayemo n'iki nasoza umuntu wese ugoye serivisi mbi ni hame ko tugomba guhaguruka tukamwamagana ndamagana cyane iyi kampani icuruza amatike ihombeje Rayon Sport nubwo stade yajemo abantu benshi ariko turahombye nagombaga gukora sold out uyu wa gatanu nagombaga kuba nakoze sold out imibare yanjye nari nayikoze natangiye campaign ukwezi imbere nishyuye abantu twashyizemo sound nziza nyine ibintu byose byari biri ku murongo usibye umuntu umwe usanzwe ucuruza amatike this is a total embarrassment iki ni igisebo niba bigeze kuri level yuko karike umuntu adashobora kugurisha amatike abantu 45,000 gusa igihugu nicyubaka stade y'abantu 50,000 bizagenda bite none se ubunya mukuru cyo cyabaye n'iki ubundi hanyuma se yabwiye iki twe twabonye system ivaho gusa we really don't know hanyuma kumubaza bakababwira turi kubikemura yagumiye muri turi kubikemura birangira tubuze uko tubigenza dushyiraho uburyo bundi bwo kugura amatike time yari yagiye urabyumva nawe biranagoye nyine ntago ari iyo nzira si iyo nzira yo kugura amatike hanyuma se tugaruke no muri match Rayon Sport yabuze iki nta na kimwe iteka ryose ugiye gukina n'ikipe ifite abakinnyi 12 ni kuriya bigomba kugenda APR ifite abakinnyi 12 ntago ushobora gutanga penalty ngira muri derby ngo umbwire ko itari ikipe y'abakinnyi 11 iri gufashwa n'umusifuzi wa 12 uri ku ruhande how come muri derby the big game like that ariko se bizagenda bite kugira ngo uko turi kwifuza umupira mwiza tunagira abasifuzi beza umukino nk'uyu ukomeye biragusaba hano mu mutwe hano uko umusifuzi wo hagati yari clean yarakeneye n'abasifuzi bo ku ruhande bari clean Rayon Sport itakaje umukino kubera umusifuzi wo ku ruhande umusifuzi wo ku ruhande utanze penalty uko umusifuzi wo hagati yari tayari arimo arakina amakarita yose yagombaga kuba afite n'abasifuzi bo ku mpande bameze gutyo niba wabibonye premier assistant na deuxième assistant bose
match yabasigaga hano ngewe bamushije igitego cy'umuntu witwa Mamadusi uvuye muri Retour de Roger ntabwo abantu babibonye ku munota 92 bamushije igitego ariko umukinnyi ukimushije yarahagaze muri offside. Izo ni inshingano za premier assistant. Bivuze ngo imisifure ni wanyuzwe nayo. Imisifurire ntabwo yari ku ruhande rwacu. Ntabwo yari ku ruhande rwacu. Niba natsinze igitego cyo muri open play wifata umuntu ngo muhe avantage mureka cubake na bansinde. Ntiyaminiya ntayoboye urutonde rwa championnat. Mufungurire nta kibazo dukine. Nashobora kukintsina cyo muri open play. Akintsinde nta kibazo. Ubu mutakaje amanota kubera umusifuzi 15%. None se usibye iriya penalty bayihaye indi okazi ya pere yabonye niyi umukino wose w'iminota 95 bongeyeho ibyo wabonye n'amaso yawe apere yabonye okaziyo zinga usibye iriya penalty bayihaye ariko Rayon Sport pote ebyiri save ebyiri z'umuzamu Adolphe save ya Claude niyo mugabo okaziyo zirenga 10 mu mukino nabonye n'igitego cyo muri open play ibintu byose byari biri ku murongo igisigaye ni kimwe cya Rayon Sport na kimwe cya Said Umusifuri dusifuri hanyuma se hakorwa iki Wasili bikenewe ko dutangira gutekereza ku basifuzi mpuzamahanga kuri iyi mikino ya derby. Abasifuzi b'Abanyarwanda urabakarabye nta derby nimwe yari yashira tutarimo turabona mistake. Match ishize ya Super Coupe Rayon Sport yasinzwe ibitego 4-1 ariko niyo mugabo Claude akaba yarabonye ikarita y'umutuku ku munota wa mbere. Yego umusifuzi yajera match kandi akoze anti sportif mistake. Niba bigezaho turimo turakauntinga derby 1 2 3 4 turimo turabona erreurs ziri kwisubiramo z'abasifuzi. Rwanda Premier League na Ferwafa mutekereze ku basifuzi mpuzamahanga. Dutangire dutekereze aba banyasudani twabahaye ahantu bakinira twabahaye buri kimwe cyose hano mu gihugu cy'u Rwanda dukeneye no kuzana abasifuzi b'abakariyo bazajya badusifurira iyi derby. Nkeneye abasifuzi b'abanyasudani baza basifure hano cyane cyane kuri derby. Finali ya Peace Cup inna lillahi bismillahir rahmanir nkeneye abasifuzi mpuzamahanga. Hanyuma se Wasili equipe ya Rayon Sport ubu ngubu uyu munsi ninde waha nk'umukinyi w'umukino ariko bavuze ngo equipe wayidominye hanyuma Jibril Watani wo bahaye igihembo cy'umukinyi mwiza. Ibihembo bitangwa n'abantu sinzi abari bose pano bari batoranyije ariko kureba nka performance ya Richard Ndayishimiye ugahereza igihembo cy'umukinyi w'umukino Jibril Watara narwo n'urundi rwenya muzindi reba performance penalty niwe bayikoreho ari ibyo ngibyo bari gwereza igihembo umukinyi watsinze igitego cyo muri open play. Uri kumva icyo kintu hanyuma se wowe ninde wabona bari kwamana n'abakinyi babiri bagombaga gutoranywamo umwe ni umuntu witwa Richard Ndayishimiye ni umukinyi witwa Richard Ndayishimiye cyangwa Adolphe Hakizimana cyangwa Aziz Bazani n'abakinyi batatu ariko aba strongest candidates bari babiri Richard Ndayishimiye cyangwa Adolphe Hakizimana niwe kwa man of the match nabo bakinyi babiri niba utagihaye Richard Ndayishimiye cyagombaga kuba Adolphe byari kuba biri fair rwose. Hanyuma match zikurikira Rayon Sport ku mutoza ari ingingo abareba komeza mwizereremo 13%. Niba ubonye Rayon Sport yakinnye na APR mu kwezi kwa mbere ku itariki ya 10 ukongera ukabonye indi Rayon Sport yakinnye uyu munsi urabona ko dufise plan yaho turimo turajya dufise plan kandi ntabwo turi buze kurekera uru rwego ubonye turarukomerezaho mpaka ntabwo turi buze kurekera. APR bayiguhoje nayo nk'imikino 5 ikurikira watindamo ingana 5 oya naho bigeze ahangaha nukuvuga ngo niba taza no kubihindura nta kibazo mu gifaransa baravuga ngo on doit faire avec. Twamaze kubimenya wo turi gukina nawe noneho nta kibazo on doit faire avec twe tuzajya dukina tumeze nko turi no kwisifurira kuko tuzaba tubizi ko opportunity ya 50-50 irajya ku rundi ruhande
twebwe tuzajya dukina tubizi neza ko tugiye gukina n'abasifuzi n'ikipe turi guhangana nayo ubundi dukina umupira. Hanyuma ku bakunzi ba Rayon Sport next game ndabahamagara nanone murayakira. ndanabashimira iyi stade bayuzuye, twarabahamagaye kandi baje. Bamwe baguze amatike bibagoye, abandi baca mu nzira zibagoye kugira ngo baze hano, no muri ya masaha bari kwinjira tubona akavura karaguye. Ndashimira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport twababonye. Next game rero ndabahamagara kubera ko next game ari Hilal tuzabanza tuyishyigikire. Umukino utazasigaramo amanota 5 n'ubundi. Mbonye abakunzi ba Peri bishima ngo hari ikibazo ufite ari Hilal wayigura wayiganiriza mwajya mu biganiro umusifuzi niyo baba ari 17 babashyiriremo 16 n'umusifuzi aho bayishyira hose, baje Malaria baje Mwapere aho ahariho hose, niyo bajya no kuri stade yo kwa Mironko uko bivuze ari Hilal izatsinda Aperi. Rayon Sport itsinde match ikurikira. Abakunzi ba Aperi bavuga ko bafite ikipe nziza, bababwira iki? Baganira n'imitima yabo. Wayibonye ariko Aperi bayamanota ngaye ku mukino no munsi 2 bose wayibonye buri mukinnyi wayo wose yarari ku butaka agasha kabaye cyane. So ndasaba abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ko bakomeza kuza, dufite match yo kwishyura yagorera ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu, ariko mbere arabanza nyuremo match ya shampiyona. Izo match zose ndabakeneye n'umutoza arindwi ngo arabakeneye, barabibonye ko afise plan irashushanyije, igisigaye no kugenda fitingamo amatafari. Sawa.